Bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abane namwe, Uwiteka bishimire aho muri hose. Uyu ni wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana buri munsi, tukaganira kuri iri jambo, tukumva icyo Uwiteka tubwira muri ibi bihe. Ndizera yuko rero muri gufashwa kandi ndizera yuko muri kwaguka mwunguka byinshi muri iri jambo. Imana ibaha umugisha kubana natwe, Imana ibaha umugisha gukomeza gukurikira uyu muyoboro, aho Uwiteka atubwira kandi akaduhugura. Turacyari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice ni icya 5, umurongo ni uwa 11, tugeze ku wa 12, ngo kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana, iri ni ijambo ryongeye kudukebura, kuko hari benshi bajya bavuga bati ese uwo Yesu muvuga utamufite ntabwo azabona ijuru. Ese uwo Yesu muvuga ubundi muzi mute niba yarabayeho? Ese uwo Yesu muvuga muzi gute niba atari igitabo abantu bishyiriyeho gusa kugira ngo bashyireho morale y'abantu, abantu babashe kubana neza, abantu babashe kugira ubworoherane? Ariko ahangaha tugeze ku kintu cyitwa ubugingo buhoraho. Niba wemeranya nanjye yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, ukaba wemeranya nanjye yuko hari ubuzima buzaba nyuma y'ubu ngubu burusha kuba bwiza, aho ngaho ndagukangurira kugira ngo wemere yuko hari inzira yo kubona ubwo bugingo. Hari igiciro cyatanzwe kugira ngo ubwo bugingo buzabeho. Nk'uko igihugu n'abanyagihugu babasha guhindurirwa ubuzima bakabaho neza, hariho umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu riba ryatanze igiciro, ndetse hari n'ababa babipfiriyemo bakabura ubuzima bwabo kugira ngo ubwo buzima bwiza buboneke. N'ubugingo buhoraho rero hari igiciro cyatanzwe. Igiciro cyatanzwe nta kindi, ni amaraso y'umwana w'Imana. Uwo mwana w'Imana nta wundi ni Yesu Kristo, uyu nguyu uvugwa muri iri jambo. Ubwo bugingo rero ntushobora kubugeraho udafite Yesu Kristo, uyu nguyu tubonye muri iri jambo. Ariyo mpamvu iri jambo ritubwira ngo ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo, umwana w'Imana ariwe Yesu Kristo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. Utamufite uwo mwana nta bugingo yagira adafite uwo mwana. Yesu nashimwe. Aha rero twumvikane yuko kuvuga ubugingo buhoraho ugomba no kuvuga Yesu, kandi ukabubonera muri we. Ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bibonerwa muri Yesu. Biragusaba rero mwene data kugira ngo wizere Yesu, wizere ko yaje kuri iyi si kugira ngo agupfire ubone ubugingo buhoraho, kubera yuko hari byinshi byakorwaga, hari ibitambo byakorwaga kubera ibyaha by'abantu kugira ngo umuntu ababarirwe. Ariko Yesu ava mu ijuru, araza yambara uyu mubiri n'amaraso, arapfa, abambwa ku musaraba, apfa urupfu rubi, arashinyagurirwa kugira ngo twese tubabarirwe ibyaha byacu. Yesu rero niwe ubonerwamo ubu bugingo buhoraho tuzabona nyuma y'ubu buzima. Biragusaba rero kwemera yuko Yesu yaje akagupfira, mu bo yapfiriwe nawe urimo. Biragusaba kandi yuko uhindukira, ukava mu byo urimo, ukava mu byo uri kwibeshya, ukava mu byo urimo gushakisha, ukemera Yesu nk'umucunguzi wawe, ukagenda uko agushaka kugeza igihe azaza gutwara itorero yirongeye kubera amaraso ye. Twese turimo, nawe urimo, maze tukinjira muri ubwo bugingo buhoraho. Nta kindi bisaba rero,
nta biguzi byinshi bigusaba, ni ukoroshya umutima wawe ukemera akawinjiramo, nta kindi bigusaba, ni ukemera Yesu. Yesu uwo nguwo n'ubu ngubu aracyateze amaboko aragushaka kugira ngo wemere uze, wemera gutabare, wemera gukure muri ibyo byaha, wemera gukure muri ibyo bikuzitiye, wemera gukure muri abo bakubeshya, hanyuma umwizere, uhindukire, utangire urugendo rwo kujya mu bugingo buhoraho tuzahabwa igihe azaba amanutse, igihe azaba aze tukamureba ku bicu aje gutwara itorero. Ndakwifuriza rero mwene data kugira ngo ube muri uwo mubare azaza gutwara. Ndakwifuriza kugira ngo uhindukire uyu munsi, ndakwifuriza kugira ngo wemere uhindukire uyu munsi, wemere Yesu nk'umukiza wawe, hanyuma akuvane muri ubwo buyobe, akuvane muri urwo rungabangabo, akuvane muri ayo mayira abiri aho urimo gutekereza ngo ese iyi si iragana he, biragenda bite. Turi ku musozo. Ngwino wemere Yesu, ngwino ugirirwe neza na Yesu, hanyuma uzabona ubugingo buhoraho, uzabeho mu kudapfa, aho tuzabaho turamya, aho tuzaba twicaranye n'Imana, aho tuzaba mu buzima butababazwa, aho tuzaba mu buzima butagira inzara, butagira indwara, butagira guhangayika. Ndakwifuriza rero mwene data kugira ibyo byiringiro, ndakwifuriza gukomeza kumva yuko Yesu akigutegeye amaboko kugira ngo nawe umwitabe, uze umusange, hanyuma agufashe uru rugendo rwo muri iyi si itoroshye, rwo muri iyi si itiyoroheje. Uwiteka rero abaha umugisha, ndabasengeye mwese atarahindukira kugira ngo bemere Yesu nk'umukiza. Uwiteka abohereze umwuka we abakoreho, muhindukire, mwezwe, mukizwe, hanyuma tugendane uru rugendo rujya mu bugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha, Uwiteka akomeze kubana namwe, Uwiteka akomeze kubagirira neza, Uwiteka akomeze kubahaza ubwiza bwe n'icyubahiro cye, mukomeze kukizamura kugira ngo akomeze aturinde imyambi y'umubi, kuko tuyicamo kubera kwizera Yesu wadupfiriye. Niwe uduha imbaraga, niwe utubashisha byose. Reka nawe uyu munsi atahe iwawe, atahe mu mutima wawe. Reka nawe uyu munsi ubone kugirirwa neza kwa Yesu, hanyuma dukomezanye uru rugendo twerekeza mu bugingo buhoraho tubwiwe muri iri jambo. Uwiteka aguhe uwo mwana akubera umukiza n'umucunguzi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mbigusabiye. Amen. Amen.